Icyifuzo Cyabakwanga kibaye ubusa, imigambi y'abana b'abantu siyo y'Imana. Bari bazi kugiye gukorwa n'isoni, barajya hehe k'ijuru ritabaye. Ikaze mu ndirimbo y'umunsi. Mwene data, hari igihe umuntu agira imyaka myinshi bagatangira ngo uriya azagumirwa nta bukwe buzaba. Hari igihe umara igihe kinini nta kazi bagatangira ngo ubundi amashuri yize yamumariye iki. Hari igihe umara igihe kinini nta mwana urabyara bakavuga ngo dore ingomba yigendera. Ariko Imana ishimwe ko ibyifuzo by'abana b'abantu bitari mu mugambi w'Imana. Dawidi yabwiye abanzi biwe ngo musubize amerwe mu isaho, ntabwo nzapfa ahubwo nge nzarama ntekerereza abantu benshi imirimo Uwiteka yankoreye. Nawe humura, ntabwo uzapfa uzarama. Ujye ubwira abanzi bawe ngo ntabwo nzapfa nzarama ntekerereza abantu iby'Imana yankoreye. Imana ishimwe ko tuzashima bose babireba. Ihumure rigaruke muri wowe, nawe uzashima bose babireba. Uhereze Imana icyubahiro bose babireba, utabarwe bareba, kandi Imana izabikora. Imana ishimwe ko icyifuzo cy'abana b'abantu atari cyo cyayo, ndetse atari cyo mugambi wayo. Imana iguha umugisha. Amen. Umugabo Danieli baramwanze maze bajya inama nawe asenga Imana. Bamuha intare ziratinya kandi zitariye rwose zinashonje. Abamo babireba atabarwa bareba. Umugabo Danieli baramwanze maze bajya inama